kuko Imana ibaho. Uruhurirane rw'agahinda n'ishavu mu nkuru y'umwari wafashwe ku ngufu n'uwakabaye amurera. Ni koko agahinda gashira kandi kageze ibaga. Umwari utarigeze uhirwa na rimwe mu buzima. Mubabarira iki? Mbese nagukomerekeje. Wamuye ku buzima mburambiwe. Ariko noneho nanjye ewana nditeguye uko biri bugende uko ariko kose baraza kandi abizi ko baraza basange natwe twabiteguye nk'uko biteguye bakamufata ku manywa twe turafata nijoro. Wowe gusumba rero ntusinzire uhagarare kigabo kuko maze kubona ko ziriya bakunzi bacu murabona ko filimi yacu igeze ahantu haryoshye cyane, ahantu iyi filime utapfa kuyireka. Ariko nkwibutsa ko tugufitiye n'amakuru meza kuri Iribagiza kuri episode y'uyu munsi, ariko ni mwebwe muraza kubihitamo nimba ashobora kuza cyangwa ataraza. Rero hano mwabonye ko Nyirantambara na Fabiola baje gufata umwanya bakavuga ati bagiye kurara izamu, ariko Nyirantambara wabonaga ko yari afite ubwoba cyane ari gushora Fabiola. Nuko kamarade aza guhamagara Nyirantambara, bose bari bafite ishoka, intebe, izo ngizo ngo nizo bari bagiye guhanganisha n'abagabo babiri. Rero kamarade amaze kuza guhamagara Nyirantambara yitaba telefone afite ubwoba cyane, ashaka gutera ubwoba kamarade ngo agiye kujya kuri RIB, ariko Nyirantambara yirengagizaga ko ari bo bafite ibyaha byinshi bahita bashobora guhita bajyanwa muri gereza. Fabiola we yabonye ibintu bimaze nk'aho bikaze, ashaka koroshya ibintu. Hari amafaranga ngo miliyoni 2 yari yarizigamye kera, ashaka kuyaha kamarade ngo babashe kuba barekura Rugema. Ariko nkubwire ko ayo mafaranga yaje kuba imfabusa. Ba kamarade bamubwira ko nta mafaranga bakeneye, ahubwo icyo bakeneye ni Rugema. Bakaba bamubaza icyatumye ahohotera ba Iribagiza bakiri batoya, akabicira ababyeyi. Rero ibintu byo bikomeje kuba agatereranzamba. Mwibutsa ko Iribagiza yabashije kuba yakanguka, Imana yabashije kuba yamukangura. Nimba wemera ko Imana ikora, rero Iribagiza yakangutse yibuka ibintu byose. Jya muri comment wandike ngo amen, Imana irabikora. Kandi nimba wemera ko idakora, ariko uyu munsi kugira ngo tubazanire Iribagiza muri episode igiye gukurikira, ni mwebwe murabihitamo. Murajya muri comment mwese ababishaka kaza muri ino seri bavuge ati dushaka Iribagiza. Rero nimuba menshi nibwo Iribagiza arabasha kugaruka muri iyi filimi. Ariko nkwibutsa ko Cyusa nawe yakoze akantu k'ubutwari. Iribagiza amaze gukanguka yibutse byose, Cyusa yahise amuhangira akaririmbo keza cyane. Iyi ni indirimbo abantu bari kumva bakumva ni indirimbo nziza cyane. Niyo mpamvu nje ngo tuyumvire hamwe, ubundi tugaruke mu nyuma tuyiganiraho nayo. N'abantu bose badukunda mukande subscribe, nimwumva iyi ndirimbo ari nziza mutubwire tuzajye tubakorera izindi ndirimbo zigiye. Rero nyaboneka ntiwihererane igitekerezo cyawe kuri iyi ndirimbo ugiye kumvamo hano muri iyi video yacu, kugira ngo tuze kubakorera n'izindi nimba muzishaka. Mujye muri comment mutubwire nimba iyi ndirimbo hari abo yakoze ku mutima, ubundi tugaruke tuyiganira. Iribagiza wowe nyiri umutima wanjye, utsigende genda hari kugwawe. Nuko inzira y'urukundo itari yoroshye, twarenze ibigoye turasatira ibyiza. Ndagusezeranya iminsi mibi izashira, izuba ry'urukundo rizasubira kumurika.
fata ukuboko unyizere mukundwa, ejo hazaza neza dutegereje ishema, tuzaba neza nyizera mukundwa, imvura n'umuyaga ntibizadutandukanya, umutima wanjye uzakubera ubuhungiro, nzagukunda iteka ntacyo uzabura, nzi ko wigeze gushidikanya, ariko none igihe cy'ibyishimo kirageze, twanyuze mu bikomeye turakomera, none urukundo rwacu rurahagaze nk'ibitare, ndagusabye nyizera mukundwa, ibyahise bisomwa hazaza n'isezerano, ibikomere twagize bisakira, kuko urukundo rwacu n'itsinzi idatsindwa, tuzaba neza nyizera mukundwa, imvura n'umuyaga ntibizadutandukanya, umutima wanjye uzakubera ubuhungiro, nzagukunda iteka ntacyo uzabura, iribagiza izina ryawe n'urwibutso rw'urukundo, ndahiriye kugusigasira iteka ryose, tuzaba neza. Kubana nawe urumva ko indirimbo Cyusa yabashije kuba yaririmbira Iribagiza ni indirimbo nziza cyane yakunzwe n'abantu benshi, turabatereka tubayibagezeho. Cyusa avuga ati Iribagiza tuzabana neza mukunzi, ibigoye twarabirenze. Iyi ni indirimbo iri kugumya gukora abantu ku mutima, abantu benshi. Nimba nawe igukoze ku mutima jya muri comment bitubwire yuko iyi ndirimbo ni indirimbo yakunzwe cyane, kugira ngo rero tuzajye tubakorera izindi ndirimbo. Wowe ugeze hano bwa mbere no gukanda subscribe, warangiza ukajya muri comment, nimba udashoboye kwandika igitekerezo cyawe ugashyiramo emoji z'umutima, abantu bigora kwandika baze gushyiramo ama emoji, kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye. Rero Iribagiza kuri uyu munota yabashije kuba yakumva iyi ndirimbo imukora ku mutima, ahita nawe hari indi baje gukorana noneho ari babiri, Iribagiza na Cyusa. Turaza kwibagezaho nimuba mwabikunze mukabisaba muri komenti, ariko igitekerezo cyanyu ni ingenzi. Kuba Iribagiza yakangutse mukaba mushaka ko uyu munsi tuza kumubazanira, ukujya muri komenti mukandikamo ngo dushaka Iribagiza muri benshi cyane, nibwo Iribagiza arabasha kuza muri episode turabasohorera uyu munsi. Rero ibya Rugema byo ntago byaje kurangirira ahangaha. Ba Emile bakomeje kumuhata ibibazo, bamutoteza cyane, bamubaza icyatumye yaba yarahemukiye ba Iribagiza bakiri batoya. Rugema nawe akomeza kubwira ise wa Kamarade avuga ati reka ahubwo izi mpapuro tugabane imitungo, buri wese afate icya kabiri. Rero papa wa Kamarade yabonye ko ibi bintu byaba ari ubuswa, Rugema bamutera utwatsi. Papa Kamarade amubwira ko iyo mitungo yose ari we wari uyiragiye yayisigiwe, akaba yararetse akazi ke k'ubudogiteri kugira ngo abashe kuba yarinda imitungo ya Iribagiza na musaza we neza. Yakomeje amubwira ko iyo mitungo yaba ayishaka, yaba ashaka guhemuka, yuko niwe wari warayisigiwe, niwe uyifitiye ibyangombwa byose, aba yarayiriye, nta wundi muntu urimo, n'uwo Rugema ataba ayirimo. Ariko Rugema yakomeje guhemukira uyu musaza cyane, ashaka kumwica kugira ngo abashe kuba yabona izo mpapuro z'imitungo. Ariko ubu ngubu Rugema ari mu maboko ya ba Kamarade, bari kumuhata ibibazo cyane, bamukubita, bamutoteza nawe, kubera ko nawe yashatse kwica ise wa Kamarade kugira ngo abashe kuba yakegukana imitungo ya ba Iribagiza yose. Ariko kugeza kuri uyu munsi Rugema noneho sinzi nimba arabasha kuva mu maboko ya ba Kamarade, nimba aravamo batamwishe. Ariko ibyishimo bihari kuri uyu munsi ni uko Iribagiza yabashije gukanguka. Rero mureke dutegereze
seri iraza kuza mu kanya ariyo tuza kureba, noneho tureba ibindi bizakurikira. Abantu mwagumye muvuga ati iyi season ntabwo muzongera kuyireba hatarimo Iribagiza, ni mwebwe mwahisemo kuba Iribagiza atarabasha kuza muri iyi season. Nimutajya muri comment muvuga ati murabishaka ko Iribagiza aza, bishobora kuza kutaza gukunda kuba Iribagiza yaza muri seri y'uyu munsi, kubera ni abantu ni mwebwe murabihitamo. Rero abakunzi be bamukundiraga muri ino filimi, mujye muri comment mutubwire ati dushaka ko mutuzanira Iribagiza. Comment zanyu turaza kuzisoma, muzajye mutangamo n'ibitekerezo mubona byaza muri iyi filime, nimba ufite igitekerezo kizima, kugira ngo tuzajye tubasha kukugezaho ubutumwa bwawe uba watanze muri iyi filimi ku bintu bijyanye n'urukundo cyangwa n'ibindi bintu ubona mu buzima busanzwe biba bigoye bikeneye inyigisho. Uzajya utangamo igitekerezo cyawe kugira ngo tuzajye tubana.